Ihembe. Ibyanditswe byera bikoresha ijambo ihembe bishaka kuvuga ubwami cyangwa se umwami utwara ubwami. Tubisoma mu gitabo cya Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 7, hatubwira iby'inyamaswa ya 4 muri aya magambo avuga atya ati: hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe rito, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ihembe rishushanya ubwami. Iyo dusomye ubwami bwagiye bubaho, hari ibyo bwagiye bukora mu bihe byatambutse, maze bigasohoza ugusohora k'ubuhanuzi cyangwa se aya marenga akabusohoreraho. Mu marenga ya gihanuzi nk'uko tubisoma nanone muri Daniyeli igice cyaho ni cya 7:21, tubonaho ubwami bwagiye burwanya abera. Ntabwo ari ihembe ryaturukaga mu kirere ngo rigende ricoma abantu cyangwa se ribacuma hirya no hino, cyangwa se ngo iryo hembe ribe ryarazaga rikica abantu basinziriye baryamye cyangwa se bagahura naryo bakarwana naryo, ahubwo ni ubwami bwabaga buriho, kuko ihembe rishushanya ubwami cyangwa se rigashushanya umwami utwara ubwami. Tubisoma Daniyeli 7:21 ati: maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Ihembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Ni ubwami bwarwanije abakirisito b'Imana kugeza ubwo ryenda cyangwa se bwenda kubamaraho. Ihembe rero nk'uko tumaze kubibona muri Bibiliya, amami yagiye abaho aratandukanye. Hariya muri Daniyeli igice cya 7 uhere ku murongo wa 7 hatubwiye iby'amahembe 10. Amahembe 10 ni amami 10 yabayeho mu binyejana byatambutse. Ayo mami 10 ndetse amwe aracyariho, kuko 3 tubwiye ko yakuwe, naho 7 akaba akiriho. Ayo mami yarakubiye muri iyi mvugo yo isobanukiye buri wese, aho buri wese anayazi hano kuri iyi si ku mugabane w'Uburayi aracyahari. Ayo mami akaba ari amami 10, ndetse 3 yo yavuzwe ko yakuwe agakurwaho ni Abaheruri, Abavandari n'Abastorogoti. Ayo niyo 3 yakuweho. Ibyo bisobanuye ngo ni amami rero. Ibyo bigaragaza rero ko ihembe ryavuyeho n'ayo mami yavuyeho nk'uko tubisoma mu byanditswe byera. Reka rero tukubwire andi 7 yasigaye. Ni Allemagne, Ubufaransa, ni Espagne, ni Portugal, ni Angleterre, ni Ubusuwisi ndetse n'Ubutaliyani. Ayo mami rero tuvuze 7 aracyariho na bugingo n'ubu. 3 yo yarakuwe. Ibyo bigasobanura rero bikanashigikira ko ihembe bishushanya ubwami. Ni ugusohora rero k'ubuhanuzi, kandi ni ubusobanuro bw'amarenga ya gihanuzi. Nujya wumva ihembe ujye usobanukirwa ko havuzwe ubwami. Niyo mvugo ya Bibiliya, kandi niyo isobanura iby'iryo jambo ihembe. Ihembe rero bisobanuye ubwami, bigasobanura nanone umwami utwara ubwami.